Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi tariki 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 cyangwa se na gatandatu, aho twongeye kugaruka muri studio za Region Info ku makuru atagira imipaka cyangwa se ku makuru atagira agarukira, kubera yuko twerekeza mu bice byose bitandukanye by'isi, ariko tukibanda ako kantu kazirikane, ariko tukibanda ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri igice navuga ko isi yatereranye mu buryo bwo kugishakira umutekano, ariko mu by'ukuri ikakibandaho mu gushakisha y'ubukungu, ariko abaturage ibihumbi n'ibihumbi bakomeje kuharenganira. Muri urwo rwego Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'iki gihugu, mu by'ukuri umwe mu banyekongo watorewe kuyobora iki gihugu kugeza kuri munsi, yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri yahagurutse nta kujenjeka, kandi mu by'ukuri yongera kugaragaza ko intumbero n'intego iki gihugu cyiyemeje gutangirana uyu mwaka wa 2026 bagomba kuba mu by'ukuri bazikomeza. Kubera ikindi kuvuga gutya, kubera ikindi kugaruka kuri aya magambo, mbere na mbere ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwihanangirije abarimo Wazalendo kutongera kugaragara mu bice by'imijyi cyangwa se mu bice bigaragaramo abaturage bagiye bigarurira bafite intwaro. Ibi ni bimwe mu bigaragaza mu by'ukuri ko nta kujenjeka guhari. Ntabwo ari byo byonyine gusa, ahubwo mu by'ukuri Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze ati ibijyanye n'ifaranga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rigomba kuba ifaranga rikomeye cyane. Ibi abantu bivugisha ngo ni ifaranga riri guta agaciro, ati ibi ngibi ntabwo bigomba kuba byashoboka, niho imitwe igiye itandukanye igenda iduhera. Naho kandi ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC batangaje ko barimbuye umwanzi kugera ku wa nyuma yuko hari igitero cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro ku birindiro by'izi nyeshyamba. Murabizi ko inyeshyamba mu by'ukuri zikomeje kugenda zigaba ibitero mu duce tugiye dutandukanye tugaragaramo ingabo za leta ndetse n'ibirindiro byazo. Kankubwire ko kugeza uyu munsi mu by'ukuri muri Rucuru haravugwa ikibazo gikomeye cyane ahitwa Kiwanja, ngo bitewe n'ubwiyongere bukabije cyane bw'abaturage bagenda bahunga. Mu by'ukuri bimwe mu bice byari bizwi ko byifashishwa mu gushakisha umusaruro ndetse no kuwutunganya, ubwo no kuva mu kuhinga, mu by'ukuri ngo bimaze kuba mu by'ukuri byagaragaramo abaturage benshi cyane, bituma ibyo bikorwa remezo bigenda bihagarara. Aya makuru nayo turaza kuyagarukaho muri Rucuru turebe uko byifashe. Hanyuma kandi si ibyo byonyine gusa, kuko tugufite amakuru menshi mw'abantu mwe kuri isaha. Mu by'ukuri mbere uko twimata turatudondosha, reka mbanze nkubwire yuko turaza kunyarukira bita Lumumbashi. Muri aka gace abamotari batwara amapikipiki cyangwa se batwara abagenzi ku mamoto ndetse n'abafite mu by'ukuri moto z'inziga eshatu cyangwa se icyo nakwita ikinyabiziga cy'amapine atatu, ngira ngo murabizi. Mu by'ukuri abangaba nabo ngo ntabwo bemerewe kwinjira muri uyu mujyi wa Lumumbashi. Kubera iki? Kubwize mpamvu ibyo nabyo ndaza kugenda mbigarukaho nkubwire uko byifashe. Ni mu gihe mu nama y'abaminisitiri mu by'ukuri yaje guterana nk'uko bigaragara cyangwa se byaje kwanzurwa muri iyi nama. Ni Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagarutse ku cyerekezo cy'ubukungu rusange bw'igihugu, avuga ko byanze bikunze ubukungu bw'igihugu bugomba gutera imbere, habe ababyifuza habe abatabyifuza, ati igihugu kigomba kuba cyatera imbere. Andi makuru tuza kugarukaho, intumwa za leta ya Kongo zoherejwe mu Burundi gufasha impunzi z'abanyekongo. Murabizi ko muri iki gihugu cy'u Burundi haherutse guhungira umubare mwinshi cyane w'abarundi, bivugwa ko bakaba mu 84 ababaruwe. Abangaba rero bivuga ko abagera kuri 54 baje kubaburira ubuzima nyuma yuko mu by'ukuri ibi bibaye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe iya mbere ijya gufasha mu by'ukuri abaturage bayo bahungiye muri iki gihugu kubera ikibazo cy'inyeshyamba z'umutwe wa 23 zakomeje gushinjwa kuba intandaro muzi y'umutekano muke watumye abaturage bahunga mu mirwano batangije ahari imyanya y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Hari n'andi makuru agiye atandukanye tugufitiye, wowe icyo usabwa gusa ni ukutaza kujya kure, naho ubundi ikintu bita amakuru icyo ari cyo cyose rwose ugiye ko wakibona ahangaha. Hagati aho ngaho kandi subscribe cyangwa se sabone, nakomeje kugenda mbibabwira kenshi
nabibabwiye kenshi, mujye kuri Barore TV, uraza kubibona hano kuri channel yacu kabisa, cyangwa se Barore TV1 niko wandikamo @Barore TV1 ushaka kwishakisha uhita uyibona nta gutinza. Hanyuma rero ikindi kintu cy'ingenzi kandi cy'agaciro ugomba ko wakora ni ukujya muri comment ugatanga igitekerezo cyawe n'inyunganizi ku makuru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, yewe hanyuma mu by'ukuri tugahura no muri groupe yacu WhatsApp ya Songa Mbere D. Ibyo nabyo biba bigishoboka cyane. Reka rero twinjire mu makuru nta gutinda, turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze kugeza kuri isa cyangwa se kugeza kuri umunota, dore ku bijyanye mu by'ukuri n'izi ntumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaje koherezwa mu gihugu cy'u Burundi kugerayo rwose kugira ngo bashishoze barebe uko byifashe. Ariko mbere uko nkubwira ko izi ntumwa z'u Burundi zagezeyo, ngira ngo muramuzi bamwita Colonel Nanga, yahoze ayoboye seni y'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aza gushinga mu by'ukuri cyitwa AFC, Alliance Fleuve Congo, iza kwinjira inyeshyamba z'umutwe wa 23 kugeza uyu munsi akaba ari umuhuzabikorwa mu by'ukuri w'iyo campaign, sinzi ko niba ndayita campaign. Uyu mugabo yabanje gutangaza amagambo akomeye cyane, aho yavuze yuko ngo umupaka wa Gatumba uhuza Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngira ngo murabizi ko uyu mupaka rumaze iminsi ufunzwe. Ati rero uyu mupaka twawufunguye. Yatangaje ko ngo uyu mupaka ufunguye, avuga ko ngo bifuza ko Burundi bwaha mu by'ukuri, cyangwa se we yavuze ko ngo bwarekura impunzi z'abanyekongo zanyarukiyeyo ngo zihunga. Hanyuma avuga ko cyangwa se yizeza Burundi ko ngo n'abandi bari hano kuri iki gice cyo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagomba kwerekeza mu Burundi. Ibi ngibi yabivuze ngo nyuma y'uko raporo mu by'ukuri ngo iherutse gusohoka y'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kwita ku mpunzi HCR, rivuze yuko mu gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ngo hari abagera rwose kuri 54 bamaze iminsi babuze ubuzima nyuma y'uko bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Ntago ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byatumye babura ubuzima, ahubwo harimo indwara, ndetse bivuga ko ngo hari n'ababuze amaraso bitewe nyine n'imirire mibi, birumvikana n'ibindi bigiye bitandukanye, ari nabyo uyu Yeburo Colonel Nanga yavugaga. Hagati aho ngaho ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iragaragaza yuko mu by'ukuri igikomeje kwita ku baturage bayo, ndetse ikabakurikirana naho bahungiye, mu gihe bivugwa ko mu by'ukuri imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bikomakomeye bisa nkaho byabatereranye, kandi n'u Burundi mu by'ukuri bukaba buri gukora ibishoboka byose, ariko hakaba hakenewe ubushobozi bwinshi, kuko mu by'ukuri ikibazo nk'iki ngiki kiba cyaraje gitunguranye cyane. Ni muri urwo rwego Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje kugira itya yohereza y'intumwa zayo, kandi izi ntumwa mu by'ukuri amakuru mfite ni uko ngo zagiye inkokora zireba hehe inyuma. Iyo bavuze ngo inkokora zigenda zireba inyuma, bazi ikinyarwanda cyinshi, biba bishatse gusobanura ko batagiye iki imbokoboko. Ibyo nabyo ushobora kuba utabyumvishe, bivuze ngo hari ibyo bagiye bitwaje nk'uko bivuga. Izi ntumwa rero ntabwo mu by'ukuri zagiye gutyo gusa, ahubwo bajyanye ubutumwa bw'ubufasha, mu buryo bw'ubufasha ubutegetsi bwa Kinshasa rero bwageneye aba baturage bahungiye mu bice bimwe na bimwe bya muri Kivu y'Amajyepfo, mu by'ukuri bagahungira mu Burundi bahunga urugamba rukomeye cyane rukomeje kuba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Reka twihute nta gutinda cyangwa se na kwizimba mu magambo, turebe nyirizina ubundi ibi bikorwa byakozwe gute, byagenze gute, mu by'ukuri ubutegetsi bwa leta ya Kongo bwabikoze gute. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yohereje intumwa z'ubutabazi i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo gufasha impunzi z'abanyekongo zibarirwa mu bihumbi byinshi. Nk'uko imibare ibigaragaza, abantu barenga ibihumbi 100 ndetse bashobora kugera ku 200 bari mu nkambi zitandukanye n'ahandi bakiriwe by'agateganyo nyuma yo guhunga urugomo n'intambara rukomeje mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo mukanya nari nkubwiye ngo n'abandi 84,000, ariko urumva ko ngo burya bamaze kugera ku 100,000, ariko bisaga birimo bisatira ku 200,000. Urumva ko ni abantu benshi cyane
urugendo ruyobowe na minisitiri wa leta ushinzwe imibereho myiza. Ubwo nyine ni za ntumwa. Minisitiri wa leta cyangwa se minisitiri ushinzwe imibereho myiza niwe uyoboye muri uru rugendo. Uyu nta wundi niwe uyoboye ibikorwa by'ubutabazi n'ubumwe bw'igihugu, nta wundi ni madamu Eve Baziba cyangwa se Baziba. Uyu afatanyije na minisitiri wungirije ushinzwe francophonie n'abari mu mahanga, Bwana Crispine Mbadu. Nk'uko byatangajwe mu itangazo minisiteri y'imibereho myiza, izo ntumwa zahageze zitwaye ibiribwa n'ibikoresho bitari ibiribwa bigamije kugabanya imibereho mibi impunzi zirimo. Mwabyumvishe bimwe nababwira nti ntago izi ntumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagiye imbokoboko, bagiye inkokora zireba hehe, zireba inyuma. Bivuze ngo hari ibyo bari batwaye rero bahawe na leta ya Kongo igira iti rwose mushyire bari abaturage bakomeje kubura ubuzima, bakomeje guhangayika, bakomeje kubaho mu mibereho mibi, nabo barebe uko mu by'ukuri baba babayeho muri iyi minsi, mu gihe ubuzima bwabo mu by'ukuri ubona ko budahagaze neza. Bivuga ko ngo batwaye ibiribwa n'ibindi nkenerwa, ubwo harimo nk'amasabune, harimo imiti y'isuku n'ibindi bigiye bitandukanye rero byabashije kugira iki kugezwa hariya. Ibwo yabavuze ibiribwa kenshi usangamo ibishyimbo, ushaka gusangamo umuceri ndetse kawunga hamwe n'amavuta. Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane biba bigomba kuba ari iby'ibanze. Ibyo byose rero bikaba mu by'ukuri byamanuwe hariya i Bujumbura kugira ngo abaturage mu by'ukuri babashe kugira iki, babashe gukomeza kubaho ndetse no guhumeka mu gihe biba bitifashe neza. Iyo minisiteri ikomeza ivuga ko ngo izo mpunzi z'abanyekongo zihanganye n'ikibazo gikomeye cy'ubutabazi, kirimo kubura amazi meza yo kunywa, kubura ibiribwa bihagije, kugorwa no kubona serivisi z'ubuvuzi ndetse n'ingaruka zikomeye ku buzima. Inkambi zirimo abantu benshi cyane, bikaba bigoye kuzikemuriramo ibibazo by'ibanze, bigatuma imiryango cyane cyane abagore n'abana irushaho kugira intege nke, mu kuvuga ngo kurushaho kuremba ku barwaye ndetse nyine n'ibibazo bigiye bitandukanye ntabwo byabura, ngira ngo muba mubyumva hagati aho ngaho, muba mubyumva rwose uko byagenda kose. Rero ngo nuko bimeze hariya, hari ikibazo gikomeye cy'ibura ry'amazi, bucucike nabyo bikakomeza kugenda nyine biba ikibazo. Ubutabazi bwabaye buke, ariko ngira ngo murumva ko buriya baravuga bati igihugu ni umubyeyi, kandi umubyeyi wawe burya ntabwo aba agomba kukureka. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu giteye iya mbere. Ibihugu byose mwagiye mwumva bivuga ngo birashaka uburenganzira bw'abanyekongo, ngo biki n'ibiki. Urumva ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo mu by'ukuri ifashe iya mbere, iravuga iti nyamara abaturage bacu ari abamerewe nabi, ntacyo bari kubafasha, ariko twereka tujyeyo. Uretse gutanga ubufasha bwihutirwa, ngo urugendo rugamije gusuzuma neza uko impunzi zibayeho ku rwego rw'aho ziri, kumenya ibikenewe byihutirwa cyane cyane mu by'ubuzima, ibiribwa n'uburinzi, ndetse no gukomeza ubufatanye n'inzego z'u Burundi hamwe n'abafatanyabikorwa b'ubutabazi bakorera muri ako karere. Ngira ngo urumva ko bitaza kugarukira aha gusa, ibi bazanye nibyo baje bitwaje, bagiye gukora icyo bita ibarura, bamenye iby'ingenzi abaturage bakeneye, hanyuma bizagira iki, bizagezweyo. Ati baje gusuzuma neza uko impunzi zibayeho ku rwego rw'aho ziri, kumenya ibikenewe byihutirwa cyane mu buzima, mu by'ubuzima. Urumva ibyo ngibyo nyine nabyo birakorwaho. Urumva ngo ushaka gusanga bakeneye ibirimo nk'imiti. Ibyo byose mu by'ukuri aba bategetsi bagomba kubikurikirana bakareba uko bihagaze. Nyuma y'u Burundi, izo ntumwa za leta ya Kongo zizakomereza urugendo rwazo muri Tanzania, aho naho hari izindi mpunzi z'abanyekongo zahungiye. Intego iracyari imwe, ni ugushimangira ubumwe bw'igihugu ndetse no gutanga ubufasha bufatika ku banyekongo bagize ibyago byo guhungira mu mahanga. Nk'uko bigaragara rero, urumva ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata hasi hejuru, ikurikirana ireba akantu ku kandi uko bihagaze ndetse nuko byifashe. Nakubwiye nti ubu iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye kugaragaza ko mu by'ukuri nta kujenjeka, batangiye umwaka nta kujenjeka, kugira ngo mwagiye munabibona ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se kuri front line. Hanyuma mu yandi makuru cyangwa se ku zindi ngingo, kubera kwiyongera k'ubugizi bwa nabi, ubu ngubu leta ya Kinshasa mu gukumira icyo twakwita kujenjeka n'ubundi, basabye abitwa wazarendo, abitwa wazarendo
kutongera kugaragara mu dusantere mu bice biteye imbere ndetse n'ahateraniye abaturage benshi mu by'ukuri bitagenwe bafite intwaro. Gutemberana intwaro rwose kuri Wazalendo ntabwo byemewe ngo kuko basanze bikurura cyangwa se biteza impfu za hato na hato. Kubera kwiyongera k'ubugizi bwa nabi mu mijyi ituwe cyane yo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ariko by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, abayobozi b'intara bafashe ingamba nshya zigamije kugarura umutekano mu duce tumwe na tumwe. Ku wa kane nibwo ibi byatangiye nyuma y'ubwicanyi bubiri bwari bwabaye umunsi wabanje, harimo n'ubw'umupolisi nibwo guverineri w'iyo ntara General Evaristo Somoka Kure yahise ajya aho bita Butembo, yahise afata urugendo ajya Butembo. Murabizi ko ubuyobozi buri aho bita Beni, aho yahamagaje inama y'umutekano ku rwego rw'intara. Nyuma yaho yagiranye ibiganiro n'abahagarariye societe civile ndetse n'abayobozi b'imitwe ya Wazalendo ikura mu majyaruguru ya Kivu, ahita basaba guhagarika igikorwa cyo gukomeza gutemberana intwaro. Bamwe mu baturage bakeka ko bamwe mu Wazalendo bashobora kuba bagira uruhare mu guhungabanya umutekano bitewe n'uko bafite intwaro z'intambara zitagenzuwe. Guverineri yabategetse kudakomeza kugaragara mu mijyi ndetse n'ahandi hatuwe cyane, by'umwihariko muri bice bya Butembo muri Rubero. Ibi byafashwe cyane cyane nyuma y'uko iminsi mike mbere imitwe ibiri ya Wazalendo yaje kurwana hagati yayo mu mujyi wa Butembo, bigatera ubwoba n'impagara mu baturage. Ibyabaye ibyago nk'ibi cyangwa se ibyabaye nk'ibi bikunze kugaragara ngo kandi rimwe na rimwe aha muri utu duce bigahitana abantu. Ibyo rero Guverineri Somoka Kure mu ijwi ry'uhagarariye guverinoma nyine muri aka gace Kamemu yavuze ati mu by'ukuri uwongera kugaragaraho icyo kintu agomba kugezwa imbere y'ubutabera, kandi ngira ngo mwarabonye ko ubutabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko kuri rwego rwa gisirikare ntabwo burya indimi, nta guca ku ruhande ndetse nta n'imiyaga bagushyiriramo. Abahagarariye Wazalendo bakiriye neza iki cyemezo, ntabwo bigeze bakinenga cya guverineri rwose, ngo basezeranye n'ubuyobozi kubahiriza ayo mabwiriza ndetse no gufatanya n'ubuyobozi mu kugarura umutekano mu mujyi wa Butembo uherereye muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa Wazalendo ku rugamba rwo muri Kivu y'Amajyaruguru bita John Mangayiko we yagize ati tumaze igihe twiyemeje gufasha leta, turi ku ruhande rwa leta kandi iyo ubutumwa butanzwe turabwubahiriza, twiteguye gukorana na leta ya Kongo. Wazalendo bagizwe ahanini n'abahoze mu mitwe yitwaje intwaro y'abenegihugu, bamwe muri bo barwanyaga leta mbere ariko bahisemo gufasha ingabo za leta ya Kongo FARDC guhangana n'igitero cya M23 bashinja gushyigikirwa n'u Rwanda. Nubwo leta ya Kongo ibashyigikira ikanabaha intwaro ikabafata nk'abafatanyabikorwa bakomeye mu kurinda uduce tumwe na tumwe tw'igihugu, kandi koko bakabikora, ngo hari bamwe muri bo bashinjwa gukora ibyaha bikomeye birimo ubujura, gufata ku ngufu, gusahura, kwambura abaturage ku ngufu ndetse no kwica abantu. Mu by'ukuri rero ntabwo ibyo byo byabura uko byagenda kose mu by'ukuri, ariko ubuyobozi bwo bukaba bwabihagurukiye, buravuga buti amakosa ari gukorwa tugomba kuba twagira iki, tugomba kuba twayakosora. Abaturage ba Butembo na Rubero bakomeje kugaragaza impungenge ko kuba Wazalendo bagenda n'intwaro mu mijyi. Umuturage umwe yagize ati intwaro zigenda mu bwisanzure kubera Wazalendo nibyo bituma umutekano ugenda uhungabana i Butembo. Uyu muturage yabivuze nyuma y'ubwicanyi ngo bwabaye ku mupolisi Njike ku musore Tebeka Destine mu bice bya Burengera ndetse n'abita Kimemi kwa gatanu tariki 7 Mutarama. Bityo abaturage bahita batangira gukorana n'ubuyobozi bamagana iki kintu, kandi Wazalendo nabo bakaba babyemeye. Ku ruhande rwabo abayobozi wa Wazalendo bavuga ko atari bo bagize urare muri iki gikorwa. Gusa umuvugizi wungirije wa Wazalendo ku rugamba rwo mu majyaruguru bw'ingabo yagize ati abakora ibyo byaha si Wazalendo, abo n'abajura n'abagizi ba nabi. Ati rwose nanone ntabwo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubujura bizaba ngo nanone mwitwaze cyangwa se muzana muvuga ngo ni Wazalendo, aho ngaho mu by'ukuri muzamuri kuduharanya. Ati dore ko mu by'ukuri bigaragara ko akabaye kose murataka muvuga Wazalendo kandi
ushobora no gusanga ibeshyerwa, ariko Wazalendo yavuze ati twebwe icyo kintu cyo kuvuga ngo turi kugendana intwaro mu mujyi, ati rwose kigiye kuba cyahagarara. Ibyo bakaba babyizeje guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Samo Kakure. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo ari byo mvuga kugeza uyu munsi nacyo kiragaragaza ko kitari agafu k'imvugo rimwe. Ariko mbere yuko tubigaruka, reka nerekeze Rucuru kuri iyi nkuru y'akababaro cyane, kubera ko ubutaka bwo guhinga hafi ya Kiwanja ngo biri kuba ariko bitewe no kwiyongera ko abaturage bari guhungira muri ibi bice, ariko abaturage baha bakaba bari gutaka. Ni agace kazwi cyane nk'icyanya cy'isarura rya kawunga hamwe n'imirima ikikije umujyi wa Kiwanja mu gace ka Rucuro mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Karimo ikibazo gikomeye cyane cy'ubuke bw'ubutaka bwo guhinga kuva mu gihembwe cy'inga cyashize. Iki kibazo ngo kiri hano ndetse kiri gushyira mu kaga imibereho y'imiryango myinshi itunzwe n'ubuhinzi gusa hano muri Kiwanja. Abahinzi bo muri iki gice mu majyaruguru ya Kiwanja mu by'ukuri bita Dimeze ndetse na Murara ndetse n'aho bita Kibende mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umujyi, bavuga ko iki kibazo giterwa ahanini n'iyongera ry'abaturage umubare wabo nyine mu buryo bwihuse rishingiye ku kwimuka ko abaturage bava mu byaro bahunga umutekano muke umaze igihe kirekire ugaragara, kubera ko ubutaka bwo guhinga bugenda bubura. Ba nyiri imirima batangiye kongera ibiciro byo gukodesha bakurikiza ihame ry'uko iyo ibisabwa byiyongereye kurusha ibiboneka igiciro kirazamuka. Ibi bituma abahinzi benshi batabasha kubona aho bahinga. Iyi mibereho mibi ngo iri kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'imiryango. Umuhinzi umwe yagize ati kubona umurima wo guhinga muri iki gihe ni ikibazo gikomeye cyane. Ba nyiri imirima bishimira ubutaka bwabo kandi bagashyiraho ibiciro bihanitse bitewe n'umubare munini w'ababukeneye. Twe abahinzi tuzi neza ko tubeshwaho n'imirima gusa. Ibi abenshi ngo ni abagiye bahungira muri ibi bice nyuma yo kuva mu bice byagiye bigaragaramo umutekano muke, by'umwihariko muri teritwari ya Rucuru. Iki kibazo cy'ubuke bw'ubutaka ndetse no mu nkengero za Kiwanja kirangayikishije ndetse n'abahanga mu by'ubuhinzi bita Joseph Mungumwa, umwe mu bagoronome bo muri aka gace. Arashishikariza abaturage gukoresha neza ndetse no guteza imbere uduce duto dusigaye bakadukoresha mu buryo bugezweho. Aragira ati ntabwo dufite uduce duto two guhinga, ati dushobora kuhinjiramo neza dukoresheje tekinike nziza. Uduce dusigaye dukwiye kudushyiramo imbaraga. Urugero, umuntu ufite ubutaka bwa metero 20 kuri 20 ashobora guhitamo guhingamo imboga, umurima muto witabwaho neza ushobora kuruta uwagutse ariko utitaweho. Ni ukuvuga ngo umurima mutoya witaweho ushobora gutanga umusaruro kurusha umurima munini bahinze biramupangu cyangwa se biri aho ngaho. Igice kinini cy'abaturage ba Kiwanja batunzwe n'ubuhinzi. Abahinzi barasaba ubuyobozi bw'inzego ndetse n'inzego zibanze mu gushaka ibisubizo byihuse kuri iki kibazo cy'ubuke bw'ubutaka kugira ngo hirindwe ikibazo cy'imirire mibi ndetse n'inzara ishobora kwibasira abatuye aka gace. Naho kandi andi makuru akomeje kugenda tugeraho aravuga yuko mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kitari kujenjeka cyangwa se cyongeye kugaragaza imbaraga n'umurego mu gushaka igisubizo gikomeye cyane. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo yagarutse ku cyerekezo cy'ubukungu rusange bw'igihugu. Tunakomeza ku bijyanye n'ubukungu tuvana muri Kiwanja nk'uko bigaragara mu itegeko rigenga ingengo y'imari y'umwaka 2023 riherutse gushyirwaho umukono. Yashimangiye ko iryo tegeko risaba kubahiriza bikomeye ihame ry'imicungire myiza y'imari ya leta. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko nubwo ifaranga rya Kongo ryagaragaje ko haje kuzamuka guhera muri 2025, ibitegano n'inzego z'ubukungu bya leta byerekana ko rishobora kongera kugabanuka mu mpera za 2026. Ibikuriwe ngo bisaba abaturage ku bufatanye bukomeye kandi buhuje ibikorwa bya guverinoma yose. Mu itangazo ryasomwe na Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya, Perezida wa Repubulika yashimangiye ko hakenewe igikorwa cya guverinoma gishyizwe hamwe neza kandi gikorwa mu buryo bukomeye
hagendeye ku bimenyetso by'ubukungu byagaragaye kuva itegeko ry'ingengo y'imari ya 2026 ryatangira gushyirwa mu bikorwa. Ngira ngo urimo urabyumva ahangaha rwose uko biba bimeze. Ahangaha ni aho bita Lubumbashi. Ubuyobozi bw'umujyi wa Lubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga bwafashe icyemezo cyo kubuza abamotari n'abatwara amamoto y'amapine 3 tricycle kwinjira mu mujyi rwagati wa Lubumbashi. Umuyobozi w'umujyi w'agateganyo bita Joyce Tunda Chansa ku wa kane tariki 8 nibwo yazengurutse imihanda itandukanye yo mu mujyi ahita asaba ko abo batwara ibinyabiziga bagomba kubahiriza byimazeyo imbibi zashyizweho ndetse n'ubuyobozi bw'umujyi. Ubuyobozi bwa leta Lubumbashi bwashyizeho imbibi ku bamotari ndetse n'abatwara mu by'ukuri ibinyabiziga by'amapine 3 kutemererwa kurenga. Mu majyaruguru umuhanda wo bita Kambove, mu majyepfo imihanda bita Rikase ndetse n'aho bita Sendwe, mu burasirazuba hazwe nka Grand Bus Tunnel ugana ku muhanda Felix Kisekedi, mu burengerazuba umuhanda wa Kamanyora, umuhanda Laurent Desire Kabila n'umuhanda Adura. Joyce Tunda Chance yagize ati nkuko nabibabwiye mufite inshingano mwamaze gusobanurirwa inshuro 2 cyangwa 3 mujye mwubahiriza imbibi mwashyiriweho mutategereje ko polisi ibibutsa ku gahato. Nimusanga umumotari ugana mu cyerekezo cyabujijwe mufate mumushyikirize ku biro by'umujyi mujye mwigenzura ubwanyu. Yongeye kandi gusaba abo batwara moto ndetse na tricycle kubahiriza amategeko ajyanye n'isuku n'isukura mu rwego rwo guteza imbere igihugu ndetse no kwirinda indwara zishobora guturuka ku mwanda. Ubwa mbere ubuyobozi bw'umujyi wa Lubumbashi bufata icyemezo cyo kubuzanya abamotari n'abatwara tricycle kwinjira mu mujyi rwagati, ariko inshuro nyinshi ntago iki cyemezo cyagiye cyubahirizwa n'abatuye cyangwa se n'abakorera ingendo zabo ahangaha muri Lubumbashi. Ngira ngo murumva uko babyifashe mu by'ukuri mu duce tugiye dutandukanye cyangwa se mu myanya igiye itandukanye. Tugenda dukurikiranayo amakuru cyangwa se tunyarukira tugatera ijisho tukareba uko byifashe. Hanyuma rero reka mbashimire mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, ni by'agaciro kandi by'ingenzi gukomeza kubana namwe ndetse namwe tubana rwose no 5 kwa 5. Turasubira amasaha imbere turi gukora byifashe. Nge ndi Bosco Mutaramu cyane in Region Info, kandi subscribe nyarukiye no kuri Baru TV, kandi subscribe nyarukira muri group yacu Songa Mbere ubundi dusongamane. Hanyuma turaza kugaruka amasaha ari imbere. Ciao ciao, hasta la vista.